Agaze kanise komeze neza cyane muri rusange reka mbifuriza ibihe byiza. Ku munsi w'ejo Semitego Muzafaru akabazwi ku mazina ya Ddumb yakoze ikiganiro kinini cyane agira inama by'umwihariko abanyamakuru bakomeye bakoresha zino social media by'umwihariko yaba Instagram yaba YouTube yaba TikTok ndetse na za Facebook muri rusange. Ubwo birumvikana n'abitwa ba Murungi Sabe abitwa ba Emirene ndetse bitabaye n'ibyo ngibyo yagarutse kuba blogger kuba social influencer bose muri rusange. Muri hanganira ko thumbnail tutakizo bose kuko niba bagera nko mu 1010 nago byose byashoboka ko bose tubakira ariko we appreciate akazi mukora muri abantu batanga akazi kindashyikirwa cyane kandi amakuru yanyu mutanga buri munsi abanyarwanda barasogongera kandi bakayakunda cyane. Thank you so much. So hamwe rero nibyo ngibyo yatanze ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye buryo dushaka kubaka ino industry yacu ya media bikazamura atari twebwe wenyine nk'abanyamakuru ahubwo bikanazamura industry yacu. Ibi ngibi ndaza kugerageza kwisobanura neza kugira ngo muze kubyumva neza cyane. Tuvuge urugero by'umwihariko niba inkuru ya Mutesi Jolly na mansion yiwe yagiye yandikwa n'ibitangazamakuru byo muri Kenya muri Uganda na Tanzania ariko ugasanga bakomeza kugaragaza impungenge yuko amakuru bakimo kugenda bayatoza kubera ko source d'information yabuze. Birumvikana neza yuko ubumenyi ndetse n'ubushobozi bwacu bigenda biba bariya cyane mu kumenyekanisha ubukerarugendo bw'igihugu cyacu nk'u Rwanda. Bitabaye n'ibyo ngibyo gusa sintekereza ko abahanzi bacu yaba ba Bruce Melody abitwa ba Element n'abandi ibyo bifuza kugeraho byashoboka cyane media cyangwa itangazamakuru ryacu twe turi loko tubasha gukora amakuru yo mu gihugu gusa kubera ko dukoresha ikinyarwanda bitewe nuko amashuri yacu adahagije. Ibyo rwose bizagora abo bastar bacu ndetse n'abandi bakora business zitandukanye kugira ngo ibintu byacu bijabuke bibashe gukonkiyaringa East Africa ndetse na Africa muri rusange. Natwe ubwacu ubushobozi bwacu bwo kuba twacommunicating abandi bantu bitashoboka. So Ddumb yavuze amagambo menshi bije binahurirana n'inkuru yakozwe na Musinga ku munsi w'ejo bwageragezaga kuzana inkuru yari yakozwe na mugenzi wacu Sylvestre yabaye mu Bushinwa aho abashinwa bamaze guhagarika aba content creator batize. Baravuga ati umuntu utarize ntago ashobora kuba yatanga igitekerezo muri societe cyane ko mu mvugo yihuse cyane bitabaye ngombwa wenda ko hari uwo twaba dusagare cyatubwiye nabi. Akenshi mu Kinyarwanda cyoroshye bavuga ko abantu batize bitwa injiji. Nagerageje no gucishamwe amaso mu banyamakuru bagiye batandukanye bose batangaga ibitekerezo wabonaga bose bahuriza ku kintu cyuko bemeraye neza yuko batigeze biga. Harimo abitwa ba Bogar, harimo abitwa ba Ice Mobi, abarimo abitwa ba Dino Nyawe, abitwa ba Kazunka Boss. Aba bose mu bure kongera abitwa ba Ningeshin ndetse n'andi mazina agiye acacambwa muzi nka Destination Sabasiri nawe numwe mu bashobashe kugaragaza ko ikibazo cy'ururimi gishobora kumugonga ugasanga hagaritse kariya ye kandi yararimo kuzamuka neza bigaragarira buri wese. Sabenshi barimo nk'uwitwa MC Lidiose ndagira ngo muramuzi numwe mu bantu bagiye bakora content yo gutanga abakunzi. Nawe yavuze yuko bita Musinga nubwo bwose avuga ngo yarize narigera mwumva avuga igifaransa cyangwa icyongereza aho yanemeje ko atizeye ko bita Musinga ashobora kuba yavuga igifaransa umunota wose wuzuye atarategwa ibintu atizeye neza ko byamushobokera. Benshi masesengura bavugaga yuko witwa Ddumb ari umuntu ufite ubushobozi bw'uko ashobora kuba yabasha guhagarara igihugu cyacu mu bijyanye na content creation bitewe nuko ashaka kuvuga indimi nyinshi ariko aza kugongwa n'ikintu cyuko adashoboye kwandika nagazi kwandika neza. Ariko abenshi bakagenda bivuga yuko byose bihurana n'amateka y'igihugu cyacu ashobora kuba yaramubangamiye akaba atazi ibihekane buze ko nawe yaba yabasha kuvuga ariko atabasha kwandika. Ahangaha nani atanze igitekerezo aravuga ati by'umwihariko nk'uwitwa Murungi Sabe uwitwa Emirene n'abanyamakuru tuvuga ko bafite ibitangazamakuru binini cyane mu Rwanda kuruta ibindi bitangazamakuru birimo gukora byigenga ariko bigaragara ko bamaze kugonga plafond. Audience bagombaga guha amakuru barayiyahaye ndetse n'amakuru ubwoko bw'amakuru batangaga na amakuru ubona ko idafite substance yuko azahora akomeza byiteka. Ariyo mpamvu nabo barimo gucarenjinga barwana no kuvuga ngo kuki Ddumb utadukina kuki Ddumb tutakina content zacu ngo tuvuge abantu badukurikirane. Ariyo Ddumb yemeje ko we impamvu arimo gusupportinga bitwa ba Bogar ari uko ari abana bakiri batoya igihugu gikeneye kumva ibyo babasha gutanga kuruta uko yashyiramo imbaraga umuntu amaze kugera ku gasongero. N'ubundi audience afite n'ubundi raza kuguma ari ya audience wenda icyahinduka gakeya nuko wenda arabatari baheruka kumureba cyangwa batari bagifite amakuru yiwe ariko mu by'ukuri audience yarakeneye kugira yamaze kuyigira. Ariko imbogamizi ikomeye ituma ibintu bye bidashobora kuba byarenga aho ngaho ni ikibazo cy'ururimi kirimo kugonga bitwa basabe abitwa ba Emirene. Aho nageze aho gutanga urugero avuga yuko usibye abo ngabo ndetse n'abahanzi bakomeye dufite uyu munsi ushobora kugenda ukigura ururimi nka Bruce Melody ukigura ururimi ukarumenya bitabaje kwicara ku ntebe y'ishuri umenya imibare wigeza continuité za algorithme za derive ndetse n'amasymptote. Ati ibyo bintu ntabwo ushobora kubyiga akakanya ngo bishobore. Ati rwose mu by'ubutanga hababuramo ako kantu ugasanga ni imbogamizi ikomeye cyane. So mugiye kunyemerera ni ikiganiro kirekire kirenga isaha n'igice twagiranye na Ddumb turaza kugenda dukina ibice kugira ngo namwe muze kugenda musobanukirwa message yagerageje gutanga. Byakomeje kugaragara neza yuko nibigomeza muri ubu buryo uko bimeze akakanya biraza kugaragara ko uyu mwuga w'itangazamakuru muraza kunsigira ngenyine kubera ko izo ndimi zibasaba gukora iyo bwabaga kuzikoramo content. Ndavuga igifaransa icyongereza igiswahili n'ikinyarwanda cyiza cyane ninjye uraza gusanga mbikora neza cyane hanyuma abandi baze kuba bandebera gake gake. So reka dukine iyi nkuru mubaze mwumve Ddumb uburyo yabivugagaho namwe ndashaka kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu by'umunyamakuru mubona twa supporting wenda bishobora kuba byakunda cyane ko umwe mu banini nka Kazunka Boss ufite n'ikiganza cyo gufasha abandi ko yagiye
azamura benshi bagiye batandukanye. Munabona ko atanga collaboration atitaye kuri content ukora iyo ariyo, afite amahirwe make kubera ko atigeze agira amahirwe yo kwiga ariko akaba yifitiye umutima mwiza. So namwe nimuze mutubwire, because nta muntu uri confidently ashobora gufata microphone akabaza Davido mu cyongereza, like mu cyongereza cyiza kitari ko yamubaza kitamba mbona z'icyongereza kita magic gitashobora kubaza icyongereza, ariko ni wa muntu nawe aba yitinya avuga ati ningera hariya nkatitira, yitinya koze umwana ukizi neza icyongereza ariruka akahita agenda akakugeraho. However much I feel like times have changed right now, turimo turavugira hari abana benshi bazi icyongereza kandi cyiza, but bya bintu usanga ko nk'ubu ngubu murabona ko njya nkwikira ba Bogare bande urabizi ko mujya mubibona abantu bakajya bavuga ese Ddumb yadufunzeho abana, dufunzeho ubu bwana. Generations have to change kandi abantu they have to accept. Rero usanga abantu babayeho niyo basabe barubatse imihanda yabo, ugasanga umuhanda abaye imihanda imyaka 10 ni abantu bavutse, abantu barenze amashuri, abantu barimo bariruka n'ubumikro, nta muntu n'umwe. Ubwo se ubwo tuzumva sabe igihe cyose paka yego dushobora kumwumva, ariko tukamwumva arimo arazana abandi bintu, kagura ikibuga